ndagira ngo wumve umwana w'imyaka 15 wabyawe ndetse n'umukozi wo muri Vatikani yaburiwe irengero, warashize imyaka 30 yaraburiwe irengero. Ayo ni amakuru abacaho. Ibyo ni ibintu bikunze kuvuga. Ati ubundi ibintu byinshi bikunzwe kuvuga inkuru z'ibihuha, ugasanga inkuru za nkuru nyine usanga zaciye ibintu zakavuyo z'amatiku, ni ibintu bikunze kuvugwa cyane cyane ku myizerere myinshi yo ku isi. Ariko nanone amakuru aturuka i Vatikani gusa nanone uno mugezi wa Taiba ntabwo ushobora kuba wahisha amabanga aturuka i Vatikani. Vatikani ni umujyi, ndetse bayita ngo ni umujyi ariko umeze nka leta yigenga. Mbega ubundi Vatikani ni igihugu kigenga, ni umujyi wigenga udafite abantu bawugenga, uzengurutswe na Roma cyangwa se uri Roma. Vatikani ni ahantu twita ngo ni nka santere y'ubukristo, ni nka santere y'ubukristo cyangwa se y'imyizerere ya kiliziya. Ariko nanone ngo usanga hari ibintu byinshi cyane biberamo kandi biteye ubwo bibera i Vatikani. Uyu mujyi wa Vatikani ngo ubitsa amabanga muri kano kanya yumvishije ashobora kuba yagukura umutima. Kano kaji cyangwa se ko twakwita ngo nagahugu gato Vatikani, nakaje ushobora kurebera inyuma ukabona ni gato, cyangwa se nagahugu ushobora kurebera inyuma ukabona ni gato, kuko Vatikani buriya ifite hectare 44 zonyine, iri kuri hectare 44. Ni umujyi ushobora kubona cyangwa se igihugu ukabona ni gitonya, ariko ngo ibintu biberamo indani, imbaraga Vatikani babitsemo indani, imbaraga z'amabanga Vatikani bitsemo indani, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Umuntu wese ugerageje kubimenya arikanga. Hano hantu ubundi ngo bivugwa ko ngo ariho kiliziya cyangwa se ni nk'inkingi ya mwamba ya kiliziya, cyangwa se ni santere ya kiliziya, cyangwa se abantu bafite imyizerere yose ya katolike, cyane cyane ubukristo muri rusange. Ikindi usanga hano hantu Vatikani hatuye n'abantu bakenya, ariko ngo ibikorerwamo bifite imbaraga zisakuza cyane kurusha uko wahabonera inyuma. Ndetse ngo Vatikani habitsa amabanga abantu benshi basa nk'abagenda bumva ari nk'ibihuha, andi akaba yarigeze kumenyekana agatera abantu ubwoba. Uyu munsi tugiye kureba amwe mu mabanga asa nk'ateye ubwoba 15 y'ibintu bibera muri Vatikani, cyangwa se amakuru yagiye asohoka muri Vatikani. Isi yose ikavuga ati Vatikani burya habera bino bintu. Karagahugu gasa nk'aho kigenga gatonye kagana kuri aka hectare 44 gatuye n'abantu batagera ku gihumbi, kabitse ibintu bingana kuri. Reka tubyinjiremo gusa mbere yuko turebera hamwe ano mabanga 15 y'ibibera Vatikani, cyangwa se y'ibintu Vatikani bitse, kiliziya bitse. Ndagira ngo mubwire ngo wibuke gukora subscribe, ujye ubanza urebe hasi ko subscribe kugira ngo tujye tugenda. Undi nta mafaranga tubishyuza, biba byatuvunnye gutegura ibintu nk'ibi ngibi, ariko ibikoze ka subscribe ibyo bintu nyine bikomeza biha umuhata abantu ati hari abantu turi gukorera kuko abantu barahari, dukomeze dukore cyane. Hari ubwo bigoye rata aho hantu hasi. Ikintu cya 15 tugiye guheraho, tugiye kugenda tumanuka, tugiye kurira ku cyitwa Roman Necropolis, icyo tugiye guheraho. Icyo kintu cya danje kiri hari i Roma. Nanone ngo hari icyitwa ngo ni Saint Paul Basilica, iri hariya nyine i Vatikani. Ariko ngo munsi nanone hasi aho ngaho muri ya Basilica bita ngo Saint Paul cyangwa se Saint Pierre ya hariya i Roma, hasi hashinguyemo nyine uwo muzi nka mutagatifu Petero nyir'ubwite, ni hashinguyemo hariya hasi buriya hari ubona muri ya Basilica ya Saint Paul mo hasi ni hashinguye. Ahangaha kandi neza nyir'ubwite yari iriya Basilica ya Saint Pierre yubatse, n'ubundi hakaba harahoze ariho hari Roman Necropolis, niho yari iri. Ukaba umujyi nyine wari uw'abapagani cyane. Mu mwaka wa 64 nibwo umuriro waje gufata uwo mujyi. Inkongi y'umuriro nyine yafashe uriya mujyi, wari umujyi wa Roma. Inkongi y'umuriro ifata neza hariya hantu ndahatwika. Umwami w'abami bitaga Nero amaze kubona ko kuba uwo mujyi wafashwe n'inkongi y'umuriro kubera uburyarya n'ubucakura yari afite, aravuga ati ibintu kugira ngo mbikwepe iki kirego cyangwa se aya makuru nyine tumenye, nyine urabona nk'umuyobozi ugomba gusobanurira abaturage niki cyateye biriya bibazo. Uwo mwami w'abami Nero ikintu yakoze niki, amaze kubona iyo nkongi y'umuriro ifashe neza ari ahantu ubona iriya Saint Pierre Basilica, nibwo yavuze ati ari ahantu kuba hahiye, abahatwitse nta bandi ni abakristo. Muri iyo myaka ari mwaka wa 64 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Uwo munsi byaje gutuma abakristo benshi muri uwo munsi bapfa, ndetse mu bishwe hari harimo nanone na Petero, nawe ari mu bishwe uwo munsi baramwishe. Icyo gihe Petero bamwishe bamubambye, ndetse n'abandi bakristo benshi barishwe uwo munsi bavuga ati nimwe mwatangije iriya nkongi y'umuriro. Imyaka yaragiye iricuma, nibwo noneho ubukristo bwagiye buzamuka cyane bugenda bufata. Ubukristo ubundi bakomeje kugenda burwanya, ariko buza kugenda bufata. Nibwo
nibwo noneho baje kuvuga bati umwami w'abami wari uri icyo gihe bitaga Constantino, ndetse warebaga kure, wari uzi ubwenge bwinshi, nibwo yaje kuvuga ati nyine hari abantu baba bareba kure, bakavuga ati abakristo dukomeje kubica tubaziza kwemera kwabo, nabo bakemera gupfa. Icyo gihe baba bari kwita intwari n'umuntu utemeraga iyo myizerere yabatangira kuvuga ati ariko bari abantu bemera gupfira kiriya kintu bagihagazeho, ugatangira kuba nawe wajya mu myizerere yabo. Nibwo uwo mwami w'abami Constantino none yavuze ati iyo bazilika noneho tuyubake, ariko neza neza tuyubake hejuru aho bayubatse n'ubundi neza neza naho St Peter yari yashyinguwe. Nibwo noneho mu mwaka w'1500 iriya bazilika mubona ya St Peter cyangwa se ya St Pierre yaje kujya mu buzima. None yiravuga ati iriya bazilika nyine abagiroma cyangwa se abakatolika mwamuna yumva muyibona ahantu hose. Nibwo mu 1500 noneho byemewe yashyizweho, none baravuga ati iriya ni bazilika ya St Peter. Dore ngiriya kandi none iriya bazilika ya St Peter ihari yubatse neza, n'ubundi niho n'igituro cya Petero nyine kiri, cya Pierre buriya niho kiri. Sana none uyu munsi wa none ntago iyo urebye iriya bazilika ya St Peter cyangwa se ya St Pierre, ntago abantu bayibona nk'inzu nziza gusa nyine y'inzu ishishikaje aho ngaho, oya, ahubwo banayibona nk'inzu ibibutsa cyangwa se ishimangira nk'inkingi yo kwibuka abahowe kwizera kwabo nyine kwa gikristo. Bari aba Petero nyine bapfuye bavuga ati turi gupfira umwami, turi gupfira Kristo wacu. Abantu iyo bageze nyine birongera bikabibutsa ko kiriho ko ari ikintu gihagaze gishikamye kibibutsa abahowe Imana cyangwa se abahowe kwizera kwabo, bigatuma abantu bongera kugira kwizera kwabo. Gusa nanone usibye icyo ngibyo, hari ahantu nanone ngo hari iriya mva ya Petero, iriya mva ya St Peter cyangwa se Pierre. Hari nanone undi mupapa wigeze ku gihugu bamwitaga Pius wa 11. Pius wa 11 nawe yigeze kuvuga ngo mucukure, baracukura cyane metero nyinshi umanuka hasi, avuga ati mucukure ahantu Petero ashyinguye Peter, nanjye munkingure hafi yaho ndifuza gushyingurwa. Icyo ni ikintu nyine gisa nk'igitangaje kiri hariya, kandi kinakomeye umuntu wese ubundi ugeze Vatikani, iriya bazilika ya St Pierre nicyo kintu cyadanje ubundi uvuga ati dore ahantu hagaragaza kwa kwizera n'abahowe kwizera k'umwami wacu. Tujya ku kindi cya 14, tujya ku cya 14 nanone hari icyitwa ngo ni Secret Archives i Vatican. Ni ahantu mbega twakwita nk'aho babika archive zose cyangwa se impapuro za kera, ibitabo bya kera, ibintu nyine mwebwe uwo ushobora kubibona ukavuga ati ni nk'isomero risanzwe, ni ahantu hari archive nyine z'impapuro nyinshi za kera n'ibindi byose bagenda bahabika. Ariko ngo ibintu bibitse muri iyo Secret Archives yabo nta n'umuntu upfa kuhagera uko yiboneye. Nibi impapuro zirimo, ibitabo bibitsemo, ndaza ubwo kubagerera ku bitabo bivugwa ko bibitsemo, biharimo n'ibivugwa ko babitsemo ibitabo bya Sekibi nyir'ubwite n'ibindi byinshi turaza kugenda tubimanuka gake gake. Bivugwa ko ngo hari ahantu nta muntu upfa kwinjiramo uko yiboneye, kuko amabanga abitsemo muri izo nyandiko zaho biteye ubwoba. Niyo mpamvu bayita ngo ni Secret Archives yaho. Mbega uramutse umenya ibintu birimo wagira ubwoba. Ni ibintu barinda basigasira bitaho kandi kugira ngo bidasaza uko byiboneye. Ibaze ko ngo nanone ngo bavuga ko ngo aho ngaho harimo utubati dushobora kuba dufite mayiro 53 tubihuza n'igikuta tuzamuka hirya no hino, ndetse ngo bakavuga ko ari ahantu ushobora gusanga ibintu biguteye ubwoba, aho ushobora gusangamo nk'amakuru y'ibanga ahambaye cyane avuga kuri Abraham Lincoln muri hari Vatikani nyine muri hari ababikiza archive zabo, ugasangamo amakuru y'ibanga cyane ateye ubwoba y'umwamikazi mumbare ya mumwitanye na wajama ya Mariya. Ya makuru nyine abantu benshi ujya mwibaza yarapfuye ntiyapfuye, kuko na n'ubu ibyo ngibyo biguma mu rujijo na n'uyu munsi. Yarapfuye ntiyapfuye, byagenze gute? Nyine ibyo bintu abavuga ngo yajyanywe mu ijoro ari muzima, bavuga ngo yajyanywe mu ino amaze gupfa. Harimo nanone amakuru y'ibanga asangwamo y'umwamikazi wa Scotland. Reka wenda duse nk'abasubira inyuma mu bihe kugira ngo umenye bimwe mu bintu bisa nkaho biri muri iyi hano hantu ino Vatican Secret Archives. Ibintu bitsemo, uribuka umugabo uyu mugabo bundi bamwita Galilei, yari umufilozofu, ari umuhanga, ari inzobere, bamwitaga Galilei. Nagiye mwumva abiza amateka cyangwa se abakurikirana iki n'iki. Uyu mugabo Galilei ni umugabo ufite umutima ukomeye watinyukaga. Uyu niwe muntu watinyutse gusa nk'uhangara kiliziya icyo gihe yatinywaga itaravugirwagamo, ababaza cyane cyane ku byerekeranye n'uburyo isi izengurukamo, ibyerekeranye n'ikirere. Mbega hari imyizerere yari ihari, nawe ashaka no kubabaza ibintu bisa nk'ibifatika bivuguruza ibyo kiliziya yari yarashyize mu bantu byari bihari icyo gihe. Rero uburyo yafashwemo, uburyo yishwemo, ibintu byose, inzandiko zose bijyanye na Galilei, wenda tuzamugirira umunsi we Galilei, nimubishyira muri comment ko mukeneye kubimenya. Uyu mugabo inzandiko zimufata, zimufunga, urubanza rw'uko rwagenze, n'uburiganya n'ubusobanuro n'amagambo babanje kumukuramo, byose birimo hariya muri iyo Secret Archives.
hagiye harimo nk'inzandiko zanditswe na King Henry wa karindwi, hagiye harimo inzandiko nanone zivuga ku mabanga muri iyo Secret Archives ya Vatican, hagiye harimo nanone inzandiko ngo zivuga ukuntu kiliziya yicaye igategura ikavuga ukuntu ahantu hose igomba kugenda ikagira icyitwa ubutaka bugari hirya no hino ku isi. Muri uzarebe kiliziya yafashe hirya no hino ku isi, iriya yari umupangu inzandiko uburyo ibyo byose byateguwemo birimo hari. Uzarebe buriya ibihugu hafi ya byose usanga ahantu heza ubutaka, ahantu buri usanga kiliziya hafite ubutaka kandi bunini cyane. Ibyo byose zo gahunda zose zabo zo kuba isi bayifite byose birimo muri iyo Secret Archives ya Vatican. Nukuvuga ngo hagiye harimo inzandiko zisa nk'izigaragaza amateka y'ibintu byose ukuntu bindi bisa nkaho byatangiye, ku buryo izo nzandiko zirindwa zigasigasirwa kandi badashaka ko hari umuntu upfa kuzisoma cyangwa se uzigeraho ko yiboneye. Nanone hagiye harimo inzandiko za Martin Luther uburyo yakuwe, uburyo mbega za nzandiko bagiye bandika ibintu byose by'ukuntu bamuciye muri kiliziya, byose niho bigiye biri, izo nzandiko zose ziba zirimo. Tujye ku cya 13. Icya 13 tugiye bacyita ngo ni Cadaver Synod. Cadaver Synod ni ibintu bisa nk'ibyabaye bidasanzwe nanone hariya i Vatican. Byagenze gute? Ngo bivugwa ko ngo yari mu mwaka udasanzwe ubwo iyo Cadaver Synod yabaga mu mwaka wa 897 Yesu Kristo ubwo yari amaze gupfa. Bivuga ngo habaye ikintu kidasanzwe mu mutima wa Kiliziya Gatolika, ikintu kitigeze cyo mu mateka na n'uyu munsi badashaka kuvugaho, bega basa nk'abagira ibanga. I Vatican habaye ikintu giteye ubwoba cyane. Ibaze nawe muri kano kanya ikintu cyabaye i Vatican icyo gihe, ibaze ko habaye urubanza rugacibwa n'abantu b'i Vatican, ubwo harimo na Papa niwe wari wabizanye, bagacira urubanza umuntu wari wapfuye. Ibaze urubanza rw'umuntu wapfuye kuruca bakamuzana. Ibi byose byabaye ubwo nanone ngo Vatican harebuye na Papa Stefani wa gatandatu, the successor of the late Pope Formosus. Icyo gihe nanone ngo uwo Papa Stefani yaragiye kuba Papa asimbuye umupapa wamenyekanye akamenyekana, ariko kuri icyo kintu kibi tugiye kuvugaho, umupapa bitaga Formosus amaze gupfa yasimbuwe na Papa bitaga Stefani. Stefani amaze kujya, urumva Formosus yari amaze gupfa nyine, hajya undi mupapa bitaga Stefani. Uwo mupapa bitaga Formosus yari amaze amezi 7 ashyinguye apfuye. Iriya foto uri kubona ni ifoto niye n'ubundi bari bazanye, urabona umuntu umaze amezi 7 apfuye. Papa ngo amaze amezi 7 apfuye uwo Formosus, umupapa wari umaze kumusimbura bitaga Stefani wa gatandatu amaze kujyaho, yaravuze ngo mutaburure umurambo wa Papa Formosus aze tumuryoze ibyaha yakoze akiri ku bupapa. Ibaze icyo kintu umupapa wari ugiyeho yakoze, kuvuga ati muzure umurambo, muwambike ikanzu, muwicaze mu ntebe, mucire urubanza w'ibyaha wakoze. Ibaze icyo kintu cyarabaye i Vatican. Icyabaye ni iki? Papa Stefani wa gatandatu yatanze itegeko aravuga ati ubwo mumaze gutabura uwo mupapa, mumwambike ikanzu, mumwicaze ku ntebe ye y'ubuyobozi yari ariho, ubundi tumucira urubanza. Ariko kuko najwe yari afite ryo kuba yakwiburanira mu rukiko, Papa Stefani yaravuze ngo mushake umupadiri aze amuhagararira mere nk'uri kumuvugira mu ijwi rye. Ariko urumvaga byari byateguye ibyo yagombaga kumuvugira byose n'ibyo yagombaga gusubiza. Urumva umurambo ntabwo wawuvugira, ubwo nyine ugiye kuwuvugira umeze nk'uwemera ibyaha bari kugushinja. Ibyo byose bimaze kuba, umwanzuro waje n'ubundi, urumva umwanzuro ntabwo waza urengera umuntu wapfuye yaje gukatirwa igihano n'uwo mupapa wari uriho ariwe bitaga Stefani, avuga ati ibyaha n'ubundi byose ushinjwa biraguhama, ndetse ibihano nabyo ugomba kubihabwa. Ibihano ari kubikubita Papa yari amaze gusimbura w'umurambo, yari ari kubwira umurambo wa murambo we Papa ugiye guhanwa. Umurambo wa Papa Formosus warahanwe. Igihano cya mbere babanje gukubita uwo murambo wa Papa Formosus, baravuze ati uwo mwenda twari twakwambitse mwiza w'ubuyobozi w'abapapa bambikaga abapapa, barabanje bawumukuramo mbere na mbere, bawumuciro bawumukuramo. Ubwo bari kuwukuramo umurambo umaze amezi 7 wari ushyinguye, uwo murambo bawukuramo iyo myenda y'icyubahiro ya Papa bari bamushyinguranye, barangije bamwambika imyenda yacikaguritse, bya bindi mwita ngo ni ibyahi, aba ari byo bamwambika. Ubwo bari kubikorera umurambo. Ntako ibyo byari byo gusa, ntabwo byari bihagije. Ikindi kintu bakoze, baravuze ati mumukate intoki. Urabona umurambo wapfuye nyine, bawukase intoki 3, kwa kundi padiri azamura cyangwa se Papa azamura intoki 3 ari gutanga umugisha. Za ntoki 3 akoresha ari gutanga umugisha, nanjye mbyumvishe mu hano ntabwo nari nzi ko akoresha 3. Zira ntoki 3 akoresha atanga umugisha. Ubwo abakatolike muri kunyumva neza, barazifashe barazica, bavuga ati nta nubwo twagushyingura intoki zitanga umugisha, nazo barabanza barazikata. Biri gukorwa na Stefani, umupapa wari wasimbuye Formosus. Ikindi kintu ngo cyateye abantu ubwoba, bari baraho ngo bakabona ko Papa Stefani wari ugiye ashobora kuba afite ikindi kibazo afitanye n'uwo muntu wapfuye. Nuko ngo Papa bavuze ati nta no kongera gushyingurwa mu cyubahiro, ubundi abapapa bafite ahantu bashyingurwa ku buryo ushobora kugenda bakanakwereka. Buriya basabye babizi, nabonye ari ejo bundi ugenda bakakwereka ati ntuzashyinguye aha, Papa runaka ashyinguye aha, ugasura imva nyine z'umunyacyubahiro nk'uko ninaha
n'umuntu wawe wo muri famiye yashingurwa mu cyubahiro ku buryo wagenda no kumva ukahakorera agasuku ugasura nyine ukibuka uwawe. Uyu mupapa Famesas bahise bafata icyemezo cyo kuvuga ati umurambo we nta no kongera kuwushyingura mu cyubahiro abandi bapapa bashyingura, bawujugunya muri uriya mugezi wa Taiba, bawujugunya mu ruzi. Uwo mugezi ubundi ngo wari umugezi wari waragenewe kujugunywamo imirambo y'abagizi ba nabi Roma bari barananiranye, babicanyi bya bigome, babagizi ba nabi nyine bo ku rwego rwo hejuru. Ubundi nibo bashingurwa gutya imirambo yabo bakayijugunya muri uwo mugezi wa Taiba, ukabatembana. Ntago mbega na hantu utapfaga utashyira umuntu muzima, nta muntu muzima bashingurwa muri uwo mugezi. Ariko ibaze ko Papa Famesas umugezi bawumunazemo. Aho rero niho iyo Cadaver Synod yaturutse. Gusa nanone ngo bikavuga ko ngo uwo mupapa nanone wabikoze Stefan yari ameze nk'uri kwihorera kuri papa. Nanone uwo mupapa Famesas wari warapfuye bitewe nuko ngo hari umupapa yari yarigeze kuriganya, hari umwami w'abami yari yarigeze guhamagara ngo azafate ubuyobozi, birangira bamugambaniye bamukura ahubwo aho hantu yari hari bamukura ku bwami bwe. Ibyo ngibyo bikaba byo byatumye Stefan amera nk'uri kwihorera kuri Famesas wari warapfuye. Twigire ku cya 12 gusa kera tuvuyeho cyo n'ubundi cyagaragaje ko n'ubundi imbaraga ngo zishobora gukoreshwa nabi, cyane cyane bikaba byagera no mu nzu cyangwa se ahantu twita ngo nahera, ngo ahantu haba abantu bera b'intungane, hariya nyine bavuga ngo ni Roma nyine ba nyiri ubutungane. Bikagaragara ko imbaraga zishobora gukoreshwa nabi nimba papa yatabura umurambo wa mugenzi w'umupapa kugira ngo bawuhane gutyo bawutesha agaciro gutyo bashinyagurira umurambo. Urumva ni igikorwa nyine tubundi ubuzima busanzwe twakwita cy'ubunyamaswa niyo umuntu yaba yarakoze ikosa koko. Ariko ibyo byarabaye. Ubu wenda njye narabwiye ngo ibintu tuba tuvuga ni ibintu wagenda ugashaka amakuru, ni mu mateka biba birimo, ntabwo ari ibintu tuba turi guhimba wenda ngo kiliziya, uko nta myizerere n'imwe twanga, twebwe twemera imyizerere ya buri muntu wese. Tujya ku kindero cya 12 muri Vatican buri hari cyitwa Apostolic Penitentiary kiri hari i Roma buriya i Vatican. Ati ibi ni ibintu byagiye bibera mu bwihisho, ariko iyo Apostolic Penitentiary ngo ni ibintu yagiye ni ihuriro rijya riba aho papa nyine aca urubanza. N'urubanza rujya ruba rukabera i Vatican mu bwihisho, ku buryo ngo ibi bintu ubundi byatangiye imbega ni nk'urukiko rw'i Vatican ngo rwatangiye gukora mu 1179 barabiduhisha ntitwabimenye. Byaje gusa nk'ibimenyekana ko urwo rukiko cyangwa se uwo muhuro ujya uba w'urubanza papa kamera nk'ari we mucamanza agaca urubanza byamenyekanye mu mwaka wa 2009. Ibyo ni ibintu byamenyekanye. Ariko nanone ngo akenshi ngo urwo rubanza ruba akenshi ari ukuvuga ngo ni ba bantu n'ubundi bakeneye kuba bahinduka, cyangwa se ba bantu b'indani muri Katolika mu Vatican bakoze ibyaha, cyangwa se abarinzi babo, cyangwa se abakozi baho. Iyo ukoze icyaha ariko kikaba ari cyaha nyine bakwicara bakaganiraho nyine batiteje isi ibihano, papa araza akaba ari uca urubanza nyine. Nakubwiye ngo ni umujyi n'ubundi wigenga cyangwa se igihugu cyigenga, ntago nyine bavuga ngo bakujyanye mu mategeko yo hanze ngo abariyo cyo gucira urubanza. Papa ubundi niwe gucira urubanza, byaba ngombwa akanakubabarira, yaba kukurinda igihano ndetse akakubabarira nyine n'ibyaha byawe akabigukura akabikubabarira. Nyir'ubutungane ngo ibyo nabyo arabikora. Abenshi rero ibyo bintu bijya bikunda kubaho, ngo cyane cyane gusanga ngari nk'abapadiri ngo bamenye nk'ibanga ry'umuntu waje kwicuza. Kira ni icyaha ngo kizira, papa arakwicaza akagukatira urugukwiye akaguhana, cyangwa ugapfuka mugasaba imbabazi akakubabarira. Ubundi kirazira ubundi urugendo ukamubwira ati rwose nafashe ku ngufu narishe nakoze ibi n'ibi, akagusabira imbabazi ku Mana. Ntago yemerewe kugenda ngo abivuge hanze hagira abandi bantu abibwira, cyangwa se babe banagufunga. Ibyo bintu ngo ni ikosa uba ukoze nyine nk'umuntu, ntabwo ibyo bintu baba babyemerewe nyine. Iyo ukoze iryo kosa ryo kumena amabanga y'umuntu waje kwicuza bakagira andi bayumva, icyo gihe ntabwo bukiri umunyamwuga. Icyo gihe rero ngo urabihanirwa cyane. Papa araza akagushyira ari imbere ugakatirwa urubanza, ibyaha waba ubyemera ubisabira imbabazi, papa akakubabarira ugahinduka. Ndetse ngo ubwo papa yatakubabariye ibyo byaho bikurweho, icyo gihe igikurikira hari igihe baguca burundu ku buryo nta hantu wongera guhurira n'ibyerekeranye n'imyizerere yabo, cyangwa se ugafatirwa n'ibindi bihano bikarishye. Cyane cyane hano ni ahantu bashobora kuzana nk'abantu bagerageje kugirira nabi papa nanone bakoramo hariya, cyangwa se hariya nk'ababigerageje, ababipanze, abamuvuze nabi, ibintu nk'ibyo mushyirwa hariya imbere akabakatira urubanza. Tujya ku cya 11. Icya 11 nanone ni icyitwa Army of Exorcists. Ibi ngibi rero ngo ni igisirikare nyine cy'aba exorcists, babantu nyine aba exorcists ubundi bakora exorcism nyine bakuramo abantu imyuka mibi. Ni uburyo nyine ubundi ubu ni uburyo bwa kiliziya. Sasa kiliziya igira igisirikare gikuramo abantu imyuka mibi bakayibakuramo. Muri cyagiye ubundi ngo birazwi ko imyuka mibi igisara ikivurugotanya igatuma ikabyina igasara ahantu hose iri mu bantu.
bya bindi wumvishe ngo Yesu ngo yakuyemo ngo abadayimoni ngo abashyira mu ngurube. Ibibira nabyo twabyita nka exorcism, nyine gukura amadayimoni mu muntu cyangwa mu kintu uyashyira uyamukuramo nyine umuvura, ibyo bita exorcism. Ifatikani rero ngo haba igisirikare cy'abantu bakora ibyo bintu, bakuramo abantu imyuka mibi bari bafashwe n'amadayimoni. Urugero twabaha ni nk'umugabo bita Gabriel Amoth. Gabriel Amoth, nimba mwarabonye filime nabakoreye iri kuri website yitwa gasobanurifilms.com, ivuga ku buzima bw'uwo mupadiri bitaga Gabriel Amoth. Uyu ni umugabo uzwi, yapfuye ejo bundi mu mwaka wa 2016. Uyu mugabo niwe wagiye uvuga byinshi cyane kuko yamaze imyaka myinshi, yabaye umugabo wahatari cyane mu byerekeranye no gukuramo abantu imyuka mibi. Iyo filime bayita iki? The Pope's Exorcist, nakeka ariko bayita. Iyo filime uzayirebe kuri website yanjye yitwa agasobanurifilms.com, wishyura 7 byonyine ku kwezi ukareba izo filime zose ziba ziriho. Uyu mugabo ni umugabo wanyawe yabayeho, ari nawe uri kubona imbere yawe. Uyu mugabo Amoth Gabriel, uyu mugabo bundi ni nawe yari chief exorcist, niwe wari umuyobozi w'abantu bakora nyine exorcism, bakuramo abantu amadayimoni, wari ukuriye abandi. Uyu mugabo yapfuye mu 2016, yaranditse ibitabo, yaravuze byinshi, yaratanze ama interview avuga ku bintu byinshi n'urugamba bagiye barwana n'abantu yagiye akuramo amadayimoni benshi cyane. Ibi ni ibintu byagiye bivugwa cyane kandi byagiye bigaragara cyane ko uyu mugabo Gabriel Amoth yagiye anakorera bino bintu, kamera ze yaragakuramo abantu amadayimoni. Bamwe bakabyemera, abandi bakabihakana, bakavuga bati dore nguyu ibi ni ibintu n'amavideo yagiye afatwa n'umugabo ari gukuramo abantu imyuka mibi, bikagaragara ku karubanda ahantu hose birazwi. Bamwe barabyemera, abandi bakavuga ati Kiliziya ishobora kuba yarabikoraga atari byo, atari amadayimoni ari mu bantu, ahubwo wenda ari kwa kundi umuntu aba yifitiye uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi. Abo ni babandi nyine batabyemera, ariko nanone twe turabizi ko n'amadayimoni abaho n'ubundi. Ubu bugeni rero cyangwa se ibi byitwa exorcism ni ibintu bisanzwe bizwi bibaho, Kiliziya irabyigisha, ndetse ngo bivuga ko ngo buri mwaka Kiliziya yakira Ifatikani abanyeshuri barenga 200 baje guhugurwa mu byerekeranye no gukuramo abantu amadayimoni, bamara kubimetiriza neza, bamaze kubiminuzamo neza, guhangana n'amadayimoni ari mu muntu no gukominikana nayo no kuyirukana, kumwe bayaganiriza. Iyo bamaze kuminuza neza, bashyirwa mu gisirikare, nyine icyo gisirikare twavugaga ngo cyabirukana amadayimoni, ari cyo kintu cya 11 turiho. Uyu mugabo Amoth Gabriel bivuga ko ngo yiyeguriye cyangwa se ubuzima bwe maze imyaka 60. Uyu nini wari ukuriye bari abantu bakora exorcism i Roma. Bivuga ko nabakora na filime yitwa The Pope's Exorcist. Bivuga ko ngo uyu mugabo Amoth yamaze imyaka 60 akora ibyo bintu, yirukana amadayimoni mu bantu, ku buryo ngo bivuga ko uyu mugabo mu buzima bwe bwose yamaze Ifatikani abantu yirukanyemo amadayimoni. Turi nguyu umusaza muri kubona, bivuga ko ngo yakoreye abantu exorcism bagera mu 160. Urumva umubare ukuntu ari munini, mu myaka 60 yamaze yirukana amadayimoni mu bantu ahangana nayo. Ndetse ngo uyu mugabo ntabwo ari we wenyine ukora ibyo bintu hari Ifatikani cyangwa se wabikoraga, ahubwo yarakuriye ababikora, uyu Gabriel Amoth. Ndetse ngo bivuga ko hari n'abapapa benshi baba bafite ziriya mbaraga zo gukuramo abantu amadayimoni, dore hano baba bari kubikora, bakuramo abantu amadayimoni. Bivuga ko ngo n'abapapa bagiye babigerageza, cyane cyane ngo umupapa bitaga papa uyu mupapa Papa Francis buriya yarabigerageje nawe, buriya yigeze kugerageza gukuramo umuntu nyine amadayimoni ndetse n'abantu bahari, ariko amadayimoni ngo agira ibaraga byinshi, arasara arivumbagatanya. Ngo bivuga ko ngo papa yirukansa agasa nk'uhunze, ndetse uyu mugabo Gabriel Amoth ahita yinjira, aba ari we ayo madayimoni yakuramo uwo muntu, kuko ngo byari biri kubera abantu barebaga. Uyu mugabo urumva Amoth ni umugabo udasanzwe cyane, wari ubifitemo uburambe buhagije. Tujya ku cya 10 nanone. Ifatikani ngo bivuga ko icya 10 tugezeho ni time traveling machine. Bivuga ko ngo Ifatikani bafite buriya mu ibanga rikomeye, ngo babitsemo imashini ishobora gutembera mu bihe. Reka nze tubisobanukirwe. Ngo nimvuga imashini ishobora gutembera mu bihe, ku buryo umuntu ashobora gusubira inyuma mu myaka akamenya ibyabaye icyo gihe, akamera nk'uri kubireba, cyakaba yagejeho hazaza akareba ni iki kiriyo. Ushobora kubyumva ukumva ni nka bya bintu wenda ukibona mu mafilime bivuga ngo batembereye mu gihe bagiye ejo hazaza cyangwa se ngo bagiye ngo hahise, ariko ngo bivugwa ko ni ibintu byagiye bikunze kugarukaho ko Ifatikani kari agahugu twita ngo ni agahugu gatonya kibanga kandi kigenga, kabitsa amabanga menshi adasanzwe ndetse ateye ubwoba. Bivugwa ko ngo Ifatikani ngo bafite icyitwa ngo ni chronovisor cyangwa se chronovisor, ni imashini nyine ngo bakoze ishobora kuba yatembera mu bihe.
Father iyi Pellegrino mashini nanone ngo bikavugwa ko ngo umuntu wiyitirirwa cyangwa se umuntu bavuga ati ni umuntu wayikoze wabashe kuyishyira ahagaragara ni umupadiri bita ngo ni Pellegrino Erinetti ari we uyu uri kubona imbere yawe, a Benedictine, according to the uyu mugabo nanone ngo bikavugwa ko ngo iyo coronavirus bafite hariya i Vatikani mu ibanga rikomeye cyane ngo ni imashini ishobora kuba ngo ngo ntago bari shuwa neza nimba iratangira kuba yajya ejo hazaza, ariko ngo ni imashini n'umugabo yakoze imeze nkaho ifite screen cyangwa se ishobora kuba yakora nka televiziyo ku buryo ushobora kuba wareberamo igihe, ku buryo niba ushyize mu mwaka runaka ushobora kuba wareba bimwe mu bintu ngo byagiye biba ahahise ejo hazaza. Ngo ntabwo bari shuwa, nta muntu wigeze uvuga ko iyo coronavirus iri Vatikani ishobora kuba yareba ejo hazaza, ariko ngo ahahise ishobora kuba yareba inyuma kandi ikabigaragaza ibizanye nk'amashusho kuri screen ikabibereka neza, mukabona amwe mu ma event yagiye aba mu hahise. Cyane ko uyu mugabo ngo bagiye bavuga ati bimwe mu bintu iyo mashini yagiye igaragaza bisa nk'ibikonfirima neza ngo ibivugwa muri Bibiliya, naho ngo ibikonfirima muri Bibiliya bivuga ko nk'amashusho ngo agaragaza ukuntu Sodoma na Gomora hahiye, ayo mashusho ngo babashe gukurura izo event bakaba babasha kuzibona. Iyo mashini umva ikurura mu bihe bya kera ikagerayo, ndetse ngo bagiye babona uburyo Yesu yabambwemo, ubwami bw'abaromani ukuntu bwatsinzwe bujya kurangira. Ibyo byose iriya mashini irabyerekana, ibambwa rya Kristo. Ibi byose kandi ngo bivuga ko ngo atari umupadiri gusa wabyikoranye, ahubwo ngo ari n'abandi banyesiyansi ngo bagiye baza bakabimufashamo, aho twavugamo ngo nk'uwitwa Lorette Enrico Fermi. Uyu mugabo akaba yarahoze ari umunyesiyansi ukomeye cyane w'Umudage, ndetse ntabwo ari uyu nguyu wenyine, we bivuga ko ngo yari n'umunazi, si uyu gusa wenyine bavuga ngo bavuga ko ngo harimo n'undi mugabo nanone w'inzobere ndetse w'umuhanga cyane wakoreye n'ikigo cya NASA. Uyu mugabo ngo bamwita Werner von Braun. Uyu mugabo Werner von Braun yakoreye ikigo cya NASA, nawe ngari mu bafashije Vatikani mu gutunganya iriya mashini ishobora kuba yareba bimwe mu byabaye ahahise. Gusa nanone ayo ni amwe mu makuru ndetse yagiye atindwaho cyane, bakavuga ati coronavirus i Vatikani iriyo, ibyo byo birazwi, bya bindi nyine bavuga ngo nta nduru ivugira ubusa. Ayo namwe mu banga yaragiye amenwa n'abantu bakoze Vatikani, abagiye bahaba bagiye basohokayo nyine bakamena amabanga. Gusa nanone ngo abakurikira ibintu by'imyizerere bakavuga ko nanone kuba iyi mashini ngo yaba iri Vatikani byaba ari ibintu byaba bimeze nkaho biri kuvuguruza imyizerere, cyane cyane ko imyizerere ubundi ahanini ibishingiye ku byo kwizera, ukavuga ati ibi bintu ndabyizeye, atari ngombwa uvuga ati hari imashini ikenewe kugira ngo umuntu asubire inyuma, kuko ngo abanza kumfirime nimba Yesu yarabambwe abone kuza mwemere, bya bindi nyine bya yantu umwe yavuze ati njye ntamukora ngo numve ko hari ahantu bamuteye imisumari sindi bubyemere, nyine bakavuga ati uri umuhakanyi, uri umuntu ushidikanya cyane, ntabwo biba ari sawa. Ibyo bintu ntabwo biba biri mu kwizera guhamye. Niyo mpamvu avuga ati iyo mashini hari ukuntu yaba isa nk'ibangamiye mu byerekeranye n'imyizerere, kuko kwizera nyine ugomba kwizera ikintu, atari ngombwa ngo ubanje kujya guhiga ibimenyetso ngo ibicyoya. Icyo gihe ntabwo byaba bikitwa kwizera, ahubwo byaba byatangiye kwitwa siyansi, niba ibanza igashaka ibimenyetso. Gusa ibi ngibi nanone turakomeza tubishyire mu mayobera, ntabwo twahita tubyemeza neza 100%. Gusa namwe mu mayobera nyine avugwa i Vatikani abarizwayo. Ikindi kintu none ngo kiba i Vatikani abantu bakunze gutindaho bajya bagarukaho, baravuga ati kuki i Vatikani bakivangura ku byerekeranye n'igitsina. Mbega babashira kiliziya ubundi bayishinja ivangura ryerekeranye n'igitsina, bakunze kubivuga cyane. Ibyo ngibyo ngo akenshi ngo bigaragarira ku bagore biyeguriye kiliziya, bakiha Imana, bakavuga ati twebwe tubaye ababikira ntituzashaka, mbega bakiyegurira Yezu. Ati abo ni abagore usanga bari hirya no hino bayoboye mu bitaro, bayoboye ibigo by'amashuri bya kiliziya hirya no hino, bakorera mu bigo bifasha abatishoboye n'abana b'imfubyi, ni abamansera turiho. Ugasanga ngo barakora cyane baravunika, ariko ngo nta wagera ku kintu binjiza cyangwa se ku bihembo bahabwa, ugasanga ngo ni ibintu ngo biri hasi cyane. Si ibyo gusa kandi ikigaragaza ko ngo igitsina gore cyiyeguriye Imana muri kiliziya gisa nkaho cyasigajwe inyuma, n'ababivuga ntabwo ari iki, ubwo nabo bazaza batubwire niba ari abamansera. Ngo bivuga ko nanone ngo abamansera cyangwa se ababikira ngo imyanya myinshi muri kiliziya, imyanya ikomeye, ntabwo bajya bayigeraho, ntabwo bajya bayihabwa. Nta mugore wakumva ngo yabaye papa, nta mugore wumva wabaye karidinali, nta mugore nyine wumva yafashe rya titiri ikomeye cyane nyine nini cyane muri kiliziya, kuvuga ati uriya ni karidinali w'umugore, uriya ni papa w'umugore, uriya za titire nyine ziri hejuru cyane, ngo ntabwo abagore bajya bazibaha muri kiliziya. Abandi bakavuga ati ubwo nasi kiliziya ifite amakuru menshi zino mateka, buri hasi hari ikintu baba bazi tutazi cy'ubwenge, nanone nabyo bakabyibaza abantu.
of church ministry. Ibi ngibi kandi byagiye bizamurwa cyane cyane n'abamansera bo muri Amerika ubwo bagiye bavuga bati ariko ababikira natwe dukwiye guhabwa agaciro. Byigeze kuzamurwa n'ababikira ntago ari abaturage banze gusaba bivuze. Ababikira muri Amerika bavuga ati abagore natwe turi muri cyangwa se igitsina gore kiri muri kiliziya natwe dukwiye guhabwa ubushobozi bwo kujya tubasha kuba twagera kuri buri mwanya wose. Mbega ku buryo nimba ukoze cyane bakuzamura nawe ukaba wabakarinda no kuba wazamuka ukaba wagera naho bapapa. Ibyo abagore b'abamansera bo muri Amerika bigeze kubizamura ariko ntacyo basubijwe. Ndetse abo bamansera bari bishyize hamwe bakabizamura bo muri Amerika bakimara kuzamura ayo magambo bavuga ngo no barashaka kuzamurwa mu nzego bakagera kuri iyo myanya yo hejuru muri kiliziya, baje guhakanirwa ndetse bashinjwa na kiliziya, baregwa na kiliziya, baranihanangirizwa. Baravuga bati mutangiye gusuzugura imyizerere yacu cyangwa se imyemerere ya kiliziya n'amahame ya kiliziya igenderaho twese twakuze dusanga, namwe mwakuze musanga, murashaka kuyamenyera muzana nk'ibintu ngo byagenda n'iki. Ibyo bintu ngo barabibiyamye cyane baranabihanangiriza. Ibyo byo birazwi byabaye ejo bundi. Nanone ngo bikavuga ko ngo ibyo bintu bikimara gutangazwa kiliziya ikamera nkaho ihakaniye cyangwa se yiyamye abo bamansera bo muri Amerika. Iyo ni inkuru yahitinze cyane aho abamansera benshi cyane bo muri Amerika bahise basezera isezerano bari barahanye na kiliziya, bararyiyambura. Rya sezerano bahana nyine bararyiyambuye, baravuga ati dukomeje gusa nk'abateshwa agaciro, bino bintu tubivuyemo turigendeye. Cyane ko ngo bari babizamuye n'ubundi bateguye vuga ati ariko kuki dusigazwe inyuma. Urabona ahantu isi igeze nyine umugore arashoboye, biba binaga byamaze no kugaragara ko icyo umugabo yashoboye n'umugore agishoboye. Nabo rero bari bamaze kwisobanukirwa, murabizi abanyamerika, aravuga bati natwe iyo myanya turekeneye yo hejuru, kuki duhezwa hasi ubundi kandi tuvunika cyane. Usanga bakora cyane bano bamansera. Ndetse nanone bikaba biri mu bintu bisigaye bituma abantu benshi bibaza ati ese niyo mpamvu abamansera benshi batakijya muri cyangwa se mubare abakobwa benshi batakishaka kujya kwiha Imana, kuko ngo kiliziya ifite ikibazo uyu munsi wa none gikomeje kugaragara mu byerekeranye n'imibare y'abagenda biha Imana. Ni imibare yagabanutse cyane ugereranije no mu myaka ya kera, aho abantu bose bumvaga ko umupadiri no kumumansera ari ikintu bashaka. Ariko by'umwihariko abamansera bo basubiye, umubare wasubiye inyuma cyane ku rwego rwo hejuru. Abagabo bo ntari bike, umubare ntabwo uraba muke cyane, ariko ngo abagore bo baba babikira umubare waragabanutse cyane guhera mu mwaka w'1965 kugeza uyu munsi wa none ngo bigenda bitera ubwoba cyane. Kiliziya y'abagore ntabwo bari kwinjira muri kiliziya ngo bajye kwiyegurira Imana. Bamwe bakavuga ati ese niyo mpamvu yo kuba bakora cyane umusaruro ukaba muke, cyangwa se ko batemererwa ko bazamurwa muri iyo myanya wenda ngo nabo bibone nk'abagore bibonemo umumansera umwe yarazamutse yarabaye nka papa, bavuga ati bya bintu byose birashoboka. Yaba ariyo mpamvu abandi nanone bakongera bakavuga bati ahari bya biterwa nuko babona hari ukuntu ngo abapadiri bo cyangwa se abagabo bagenzi babo mansera bo bafite ukuntu bisanzura cyane, bagera n'imihanda n'iki, bo bagasanga hari ukuntu bagumishwamo inyuma. Ubwo gira ngo urabyumva. Ikindi kintu ngo nanone gikunze gushinjwa kiliziya ngo ni abapadiri gusambanya abana batonya b'abahungu cyane cyane. Iyi ni inkuru ngo yagiye izamuka, ibirego biba byinshi. Ubwo twavuga nk'ibirego byagiye bizamurwa muri Espagne na n'uyu munsi wa none, ibirego bizamuka buri munsi. Ibirego byazamutse mu Bufaransa bavuga ati abana b'abahungu bagera ku 16,000 bahohotewe cyangwa se bakoreshejwe imibonano mpuzabitsina n'abapadiri. Nanone muri Espagne no ukasanga ibirego bikomeye cyane. Ubundi ngo guhera mu mwaka w'1950 ibirego nibwo byatangiye kuzamuka, abana b'abahungu bakajya bavuga ati bari abapadiri baradusambanya, abahereza iki. Noneho muri Espagne ho mu minsi ishize nibwo hatangiye kuzamuka amakuru y'abantu bakuru. Abantu bakuru bakaza bakavuga ati nubwo twari twaratinye kubivuga ariko tukiri abana, tukiri abahereza, tukijya gusenga, abapadiri baratubwiraga ati tuze bakadusambanya. Ukagira ubwoba ukavuga ati ndahera hehe mbwira mama ngo padiri yankoresheje ibi n'ibi yamuhoteye. Tukagira ubwoba bitewe n'ukuntu izina padiri riba rimeze, cyangwa se barabihaye Imana bafite izina rihambaye. Kimwe nta nubwo twavuga abapadiri gusa, n'abapasiteri n'abandi bantu byitwa ngo ni abakozi b'Imana bafite ukuntu abantu batinya, basa nk'abantu babitsemo urwo ku buryo uvuga ati uyu muntu mbega hari ukuntu umunamo kuba wasa nk'umuhakaniye cyangwa wamubwira nabi, umeze nk'uri kubwira Imana nabi nyirizina muhagararanye. Niyo shusho abantu benshi basigaye babona ati umukozi w'Imana se nyine ubona umeze nk'uhakaniye Imana nyirizina. Niyo shusho abantu benshi bari ubujiji babona bameze nk'aho bari guhangana n'Imana nyirizina, ariko ntabwo ariko bimeze. Ibyo ni byo ngo abantu benshi bagiye bagaragaza muri Espagne bavuga ati twahohotewe n'abapadiri benshi tukiri bato. Ibyo birego byo byuzuye ahantu hose, mwese murabizi by'abapadiri basambanya abana b'abahungu. Byo byabaye byinshi, biba birebire, birazamuka, biba byinshi cyane ku rwego ruri hejuru cyane.
ndetse kugeza abenshi bavuze ati icyabiduteye twese ari abantu bakuru, ari abagabo, ari abasaza, kuvuga ati nanjye nahohotewe n'umupadiri, birazamuka biba binini cyane, bakavuga ati twabaga dufite ubwoba, bakavuga ati padiri wahera uvuga ngo yagufashe ku ngufu, wahera uvuga ngo padiri yagukoresheje ibintu ibi n'ibi, wumvaga nyine bidashoboka ko waba umeze nk'uri kuvuga nyir'ubutungane, ntabwo bishoboka. Ibi nanone ngo bikaba byaragiye bivugwa cyane, ngo ariko babiriga ngo ukabona kiliziya ubwayo bagiye bayishinja ibyaha byo guhishira icyo kintu, bakavuga ati kuki kiliziya yahishiriye abantu nk'aba ngaba bakora ibintu nk'ibi ngibi, abantu bafata abantu, kiliziya nyine ikamera nk'ibikerensa ikabiceceka kuko ni isura mbi kuri kiliziya, na kiliziya bagera aho bayishinja kubahishira bakabiceceka, cyangwa se nibagira igikorwa kizima babikoraho byibura ngo batange nk'isomo, bahane nyine nk'ababikora, bibera isomo abantu bose n'abaturage n'abahemukiye babibone. Ndetse ibi birego ngo bivuga ko ngo byakomeje kuzamuka cyane cyane bikazamuka muri Australia mu myaka za 90 za 2000, Australia, Argentine, Irlande, ibyo birego ngo byarazamutse cyane, n'Ubufaransa na Espagne nababwiye, bigeraho noneho ngo bakajya babona ngo umupadiri cyangwa se abapadiri barezwe gusambanya abana muri iyo karitsiye aho bakoreraga, kiliziya ikahita ibimura, nimba tuvuge bakoreraga Icyangugu bagahita babajyana gukorera nk'i Kigali cyangwa bakabajyana nko mu kindi gihugu, abakristo batangira kuvuga ati se kiliziya iri guhishira abakozi bayo bimeze bite, kucyita ibimura kugira ngo bahanwe. Ati ibi bintu byakomeje kuba binini cyane, amaguverinoma arahaguruka, inzandiko zirandikwa, ibintu biba binini, bamwe bagatangira kuvuga ati ese kiliziya impamvu isa nkaho itahita ifata ibyemezo ngo ihane cyane cyane abo bantu bakoze ibyo bintu, nuko ibivuga ati nitubigaragaza tugasa nk'ababihaniye, abantu baratangira gushidikanya, bavuga ati rega n'ubundi muba mwariyemeje ibintu bigoye mutashobora, byo kuvuga ngo uzabaho warihaye Imana, umubiri ukora, utazaryamana n'umugore. Abantu benshi bakavuga ati ese ahari buriya niba bari kuvuga ati nitubahana baraza gutangira kuduseka, bavuga ati n'ubundi abapadiri muba mwariyemeje ibintu bisa nk'ibigoye mutashobora. Gusa ntibivuze ko harimo abatabikora neza, ariko harimo nyine abagiye bazamurwa mu majwi, kuko iki ni ikirego cyazamuwe cyane hirya no hino ku isi. Papa Francis ari mu bantu bagiye bahatwa ibibazo cyane, ariho mu bantu niwe muntu wagiye uhura n'iki kibazo cyane, n'ibi birego byinshi cyane, bamubwira ati kuki ntacyo mubikora, kuki ntabwo mubikora, kugeza ubwo yaje kuvuga ati ibintu bigiye gukurikiranwa ku buryo umuntu wabikoze azajya nyine akurikiranwa nk'umunyabyaha wundi wahohoteye umwana. Ariko nanone ibyo ngibyo abantu benshi babikurikirana bakabona bisa nkaho byaheze mu magambo gusa, nta rugero ruratangwa nyine ngo bigaragare ati runaka yabihaniwe kuri uru rwego. Nanone ikindi kintu nshaka ko twibazaho, iyi ni imwe mu mafoto yacicikanye, bavuga ati ese iyi foto yaba ari iya nyayo, ni photoshop, ni kumwe abantu basigaye bateranya amafoto, cyangwa iyi foto ishobora kuba yaravuye ifatikana ibya nyabyo, ariko abantu benshi bakabihakana. Nanjye nkabona hari ikibazo kiri muri iyi foto. Woweho iyi foto urayibona iki? Jya muri comment utubwire ukuntu iyi foto uyibona, urabona ari iya nyayo, si iya nyayo, bimeze biti? Cyangwa se nawe nimba hari irindi banga cyangwa se hari ikindi kintu nawe waba uzi wigeze kumvaho kivugwa ifatikane twaba tutigeze tuvuga, nawe ukitubwire muri comment. Ariko reka dukomeze n'ibindi. Ikindi kintu ngo kiri i Roma ni babantu, n'abakokozi, babantu bakora mu mifuka nyine y'abantu. Ngo haba nanone ngo ifatikane buriya haba abantu b'abahanga cyane, b'abanyabwenge, bameze nk'abandi mujya mubona muri filime, baba baje nyine nabo, kuko ifatikane ni ahantu hasurwa n'abakerarugendo benshi cyane, hasurwa n'abakerarugendo benshi, abenshi baje mu rugendo rwo gusura ahantu hatagatifu no kumenya byinshi ku by'imyizerere yabo, kuko abenshi nyine kiliziya urumva ni ikintu cyagiye gituma abantu bahinduka bakajya mu murongo muzima, nyine bakamenya Yezu, bakamenya iby'inzira y'Imana, ni benshi pe bakabatizwa. Ariko urumva abo bantu benshi bose bakura bumva bajya gusura ifatikani, bakareba ahantu habo bakahasura, haba abakerarugendo benshi, nanjye mba numva nahasura. Ariko rero ngo ahantu rero haba abakerarugendo benshi kenshi bafite n'udufaranga, kuko baba ari ahantu hatari iwabo kandi bagomba kubaho, haba hari rero n'abarara. Abarara nabo barahari kandi babigize nabo nk'abasenga, baba bari gucaracara muri ka kavuyo k'umubyigano mwinshi, cyane cyane iyo habaye iminsi mikuru, abantu benshi bakunze kuhibirwa, babakora mu mifuka bazamura gake gake. Ngo nimba ushaka kuzajya ifatikani ni ukugenda wicunze nyine, kimwe nk'uko wajya n'ahandi hantu hose, abajura nabo bataba, no mu nsengero badusangamo. Nanone ngo ikindi kintu kivugwa ifatikani, ngo bivuga ko ngo ifatikani yashobora kuba ariho hantu habitse amakuru y'ibigaragaza ko alien zaje kuri iyi si, cyangwa se ibivejuru byasuye isi yacu. Ngo bivuga ko ngo mu bubiko bw'ifatikani harimo uduhanga tutari utw'ikiremwamuntu, twa duhanga nyine ubona ukabona uyu mutwe ushobora kuba ari uwa alien, ndetse n'ibindi bimenyetso n'inzandiko nyinshi zigaragaza ko alien zagiye zikorana n'ikiremwamuntu cyane kuva kera mu iterambere ry'iyi si yacu turi kubona. Cyane cyane ko ifatikani ngo bivuga ko babitse amwe mu makuru agaragaza ko alien ngo arizo zafashije abakurambere bacu mu kubaka ziriya piramide tubona mu Misiri, ndetse ngo n'ibindi bintu byinshi, harimo ngo nk'ariya amazu y'i Babuloni. Ngo bivuga ko abantu b'ifatikani
babitse ayo makuru n'ibimenyetso bigaragara ko ibivejuru byagiye bisuriye isi yacu cyane ndetse nuko binahari. Ikindi kintu nanone ngo gikunzwe kuvugwa ndetse cyagiye gitera abantu ubwoba cyane, ari nacyo turi kuganaho, ngo ni icyerekeranye ngo n'umupapa bitaga Joan cyangwa se Ioannes Angelicus mu mwaka wa 855 na 853. bivuga ko ngo hari umupapa waje nyine babona ari umugabo yinjira muri kiliziya akora cyane, afite ubwenge arenze, akora ibitendo, mbega ari wa muntu witanga cyane. Biza kurangira bavuze ati niwe ugomba kuba papa, bamugira papa. Ariko ngo ntabwo bari bazi ko yari umugore wari waraje yarihinduye nk'umugabo nyine, ku muntu aza akajijisha akiyambarisha nk'abagabo akagerageza guhisha ibintu byose. Uwo mugore ngo yaraje bamwitaga, bavuga ngo ni Pope Joan. Iyo nkuru yaravuzwe cyane mu kinyejana cya 13 kugeza n'uyu munsi. Bakavuga ati koko uwo muntu bitaga Ioannes Angelicus yabayeho papa, bazi ngo ni umugabo. Ariko ngo bivuga ko ngo yabaye papa imyaka 2, ngo umunsi umwe ari gusoma misa, ari imbere y'abantu nyine, ari mu masengesho, ngo uri imbere y'abantu, ngo nibwo ngo yaje kwikubita hasi, inda yamukubise hasi, ngo bari baramuteye inda, yikubita hasi. Ndetse ngo bivuga ko ngo yaje no gupfa ari kubyara uwo umwana yabyaye ntawe uzi irengero rye. Abandi bakavuga bati ese koko yapfuye urupfu rw'uko yari ari kubyara umwana, cyangwa habaye ikintu cyo yarishwe. Bamwe niko bavuga ati cyangwa kiliziya yaramwishe kugira ngo iyo nkuru itazagira n'ahantu ivugwa ati habayeho umupapa w'umugore none haranabyaye, abagabo baranatinyuka. Fata papa ukamutera inda koko, abagabo baranatinyuka, none ndumiwe. Bivuga ko ngo uwo papa yabayeho. Ibyo bintu byo bigasa nkaho biteye ubwoba, ukavuga ati kiliziya ariko ngo yagerageje kubisha cyane, ariko ngo ayo makuru yaravuzwe cyane ndetse ngo bigenda bigaragara ahantu henshi. Mu kinyejana cya 13 niyo nkuru yahitinze cyane, avuga ati kumbe twari tuyobowe na papa w'umugore, Papa Joan. Gusa nano bakibaza irengero ry'uwo mwana ndetse n'urupfu rw'uwo mugore rukiroroshije, bavuga ati kuko bivuga ko ngo ubundi yapfuye ari kubyara, abandi bakavuga ati yarapfuye cyangwa yarishwe kugira ngo ibintu byose bite binarangirira aho bisibangane, cyane ko nano wamenye irengero ngo ry'uwo mwana. Nanone mwaka w'1929 nibwo Mussolini nibwo yagiranye amasezerano na Vatikani, bemeranya ko Vatikani igiye kuba igihugu cyigenga ndetse bayiha n'inkunga ikomeye cyane. Kuva icyo gihe Vatikani n'uyu munsi ni igihugu cyigenga nyine, nta muntu ukicinjirira, ni igihugu gifite ubusugire, ariko ni gito cyane, nta kajyi nyine kari muri Roma, ariko gafite ubusugire kuko bavuga ati Gatsata tuyigize umujyi wigenga, nta gahugu kigenga gafite n'ubusugire bwako, kadafite aho kagengwa n'amategeko y'igihugu uwo mujyi urimo. Ndetse nanone ni umujyi ufite n'igisirikare cyawo kandi gihambaye. Nanone ngo ikindi kintu ngo kiliziya ifite ni icyitwa ngo ni amabanga 3 y'Ifatima. Ngo nukuvuga ngo bivuga ko ngo Bikira Mariya ngo yabonekeye abana 3 b'Ifatima muri Portugal, abana ngo bari 3. Icyo gihe ngo abo bana bahawe amabanga, babonekewe na Bikira Mariya abaha amabanga 3. Muri ayo mabanga 3 ngo abana baragiye bayagira ibanga, ariko ngo 2 muri bo baje gupfa, haza gusigara umwana umwe. Uwo mwana umwe ngo amabanga 2 n'ubundi yari yaramaze gusa nkajya hanze y'ibyo yavugaga, kuko nk'ibanga rya mbere ryavugaga ko ngo Bikira Mariya abonekera abo bana, ngo yaberetse ngo ikuzimu ibihabera byose, ikuzimu ibice byose. Ibanga rya kabiri kuvuga ko ngo ari ryagaragazaga intambara y'isi ya mbere n'ukuntu izakurikirwa n'intambara y'isi ya kabiri. Ariko nanone ngo ibanga rya 3 uwo mwana w'umukobwa wari warasigaye warabonekewe aho ngaho Ifatima, ngo iryo banga yasabwe n'umuyobozi cyangwa se n'umupadiri waho ngaho cyangwa se bishop, arabwira ati iri banga ryandike urifunge. Iryo banga bararyandika, bararifunga, baryohereza Vatikani. Iryo banga n'uyu munsi ngo abantu benshi bakomeza kurishidikanyaho, bavuga ati ririya banga ryari ririmo iki. Hari nkaho rivuga ngo ni ibanga rigaragaza iryo banga rya 3 mu minsi yashize nibwo bashe kuvuga ngo ryari rikubiyemo ngo ko ari cyagiye ngo Papa Yohani Paulo wa kabiri yaraswaga, bisa nk'iri bisobanura ngo umugabo wera azamuka ku musozi n'ikinga karaswa, ribisobanura gutyo nyine ngo yaje kuraswa ariko ararokoka bamuzima. Ariko nanone ngo bikavuga ko ngo atari ibyo gusa, kuko Papa Yohani Paulo wa kabiri yo envelope yaranayifunguriye, nibwo yagiye arayifungura kuko asanga ngo ibyo bintu bisa nkaho byari birimo byarahanuwe ko azaraswa cyangwa se azagirirwa nabi, gutyo bashaka kumwica. Ngira ngo mwarabonye ko yababuriye n'uwamurashe. Ariko abandi bakavuga ati ukuntu kiliziya iryo banga rya 3 yakomeje kurihisha, ntabwo ari ibyo gusa byari birimo. Ntabwo Bikira Mariya yari yazanye no kuvuga ngo papa bazakurasa ubeho, ahubwo harimo n'ibindi byinshi. Aho harimo nk'abavuga ngo bikubiyemo ngo nk'irimbuka, ari nacyo kintu abantu benshi bakomeje kwibaza. Ati ngo muri iryo banga rya 3 nabivuga ngo hari amakuru yagiye asa nk'avuga ko ari byo bisa nk'ibikubiye muri iryo banga ry'ukuntu ngo isi ishobora kuba yenda kuzarimbuka, ariko ngo ahanini ngo bitewe
n'ibyaha ngo bidasanzwe biri gukorerwa muri iyi si kandi nanone kiliziya idashaka ngo kuvugaho. Abo ni ababivuga ngo harimo ngo nk'ibyaha by'abaryamana ngo bahuje ibitsina cyane cyane, ngo ariko ngo kiliziya ikaba idashaka kubivugaho, ngo ari byo ngo bintu ngo byabaje Imana ikaba ishaka kurimbura isi, niko bavuga ngo bimwe mu bikubiye muri iryo banga rya gatatu ry'ifatima. Ubwo nanjye nyine nababwiye ngo nibiri kuvugwa, namwe murishakira amakuru yayo. Ikindi ngo bikaba banabihuza n'ukuntu kiliziya muri iyi minsi ngiri gushyigikira igahana umugisha abashakanye bahuje ibitsina, ngo bigacanga abantu bakavuga ati nimba ryabanga ari byo rivuga, kiliziya ikaba iri gushyigikira hano umugisha bari abantu, byaba bisobanuye iki? Cyangwa se ahubwo byaba ari ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo, byaba bishatse kuvuga iki? Ibindi nanone bishinjwa kiliziya katolika ni ukuvuga ngo katolika kiliziya ishinjwa uruhare ngo rukomeye mu gucikisha abagizi ba nabi b'abanazi, ngo ubwo intambara y'isi ya kabiri yasaga nk'irangiye abanazi batsinzwe, ngo bivuga ko kiliziya ngo yagize uruhare rukomeye cyane yifashishije imiryango ya Croix Rouge mu kugira ngo abanazi b'abicanyi bakomeye babashe gucika boherezwe muri Amerika yo hepfo y'abaratini, babifashijwemo na kiliziya kugira ngo bacikishe ariho baje kuba bakanasazira bagapfa bashaje, benshi niho bagiye gutura. Ibyo ngibyo tukaba tuzabikora mu cyegeranyo kizakurikira tubyinjiyemo byimbitse, kugira hatazagira uvuga ngo ibi bintu biba byaturutse. Tuzabyinjiramo ku kiganiro kizakurikira turebera hamwe ibyo bintu kuko nibyo kiliziya hari, ese niki cyari gutuma ifasha abanazi kugira ngo ubundi icikishe. Ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe. Reka mubwire ngo Imana ibahe umugisha, iminota yari yatujyanye.